uvuga ko ukundana na element nakagorana wapi he catches things ako kanya wapi myiza he's good he's handsome whoa girl you make me shiver you gonna make me shiver robots get scared if not be you don't tell me who them go something nobody messing with my boo. wow But ibyo the thing is abantu bakeneye ko niba njye umfashije nanjye ngufasha in a lot of ways. So, I don't get how element to it yakwifata akaroga kinyoni byiguramo gute nyine ibyo byarabaye byo kungangunze ame interview iwe ariko umunyamakuru akwiye kugenda wo guha interview kubera ko that was my nibwo nari ninja muri industry ukamwereka ubushuti kugira ngo babandi nyine baza kugira okay niba ukeneye gukora video uraba miliyoni. I left all the doors locked and you said you're on your way. twongeye kubaha ikaze iyi ngiyi ni The Main TV ikiganiro bakita The Other Side Show amazina yanjye banyita TY Cobra mushishikarize gukora subscribe kuri The Main TV kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe buri munsi ku biganiro byacu bya buri munsi dushyiraho ubashe kubana natwe ube uri inshuti yacu yakadasohoka. Uyu munsi rero muri The Other Side nkuko twabibamenyereje The Other Side ni ikiganiro gita covering nyine kuri the other side of what you are saying right now nyuma yaho cyangwa behind the curtains what you are saying. Uyu munsi rero muri The Other Side twabazani umukobwa mwiza byatari n'umukobwa w'umuhanzikazi n'umukobwa ukiri muto uzi kubyina uririmba neza byatari afite n'ijwi muraza kubyumva araza kutuganiriza ku bintu byinshi tugiye kuganira ku rugendo rwe rw'umuziki tuganire ku bintu rusange tuganire ndetse no ku buzima bwe nyine tugiye kuganiraho nawe bamwita Juru Ornella ikaze Juru. Murakoze cyane. Iyi ngiyi ni The Other Side urisanga cyane. I know that. Alright. Ku bantu batazi Juru cyangwa bifuza kwita bamenya who is Juru right now ni gute ni iki kintu wakora bakatamenya Juru wari we? Ikintu nakora nyine nuko nayimba indirimbo zanjye. Can you please do that? Reka aturirimbire atwumvishe nyine like kugira ngo utumenye uwo ari we niba udukurikira aka kanya uri kwibaza uwo turi kumwe reka nyine akore mu nganzo umenye uwo ari we aka kanya. Okay. When you turn me on my mind is high all I want is your love my baby my give me a dance like my wow bamwita Juru Ornella. Juru ameze neza? I'm very good byatari iyo ndirimbo udukorejeho yitwa ngo iki? Iyo ndirimbo one more ni rero latest song yawe? Yeah, it's my latest. Wow so Juru rero nkuko nababwiye tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko wenda mbere yuko dutangira reka atwibwirire we ku giti cye like small background ye ubundi ni muntu ki yakuze gute afite imyaka ingahe yakuriye he afite indirimbo zingahe nibyo tugiye kureba right now. Juru utunyuremo muri make who is Juru? Okay. Juru ni a girl umukobwa w'imyaka 23 nyinshi hanyuma I'm the second born mu bana batanu mu muryango w'abana batanu. And what else? I'm a student ndiga journalist Mount Kenya. Wow. So I'm an Afro-pop singer, R&B, a dancer, a model, an influencer, ibintu nyine tu. I just ufite indirimbo zingahe kugeza aka kanya turi kuvugana? Ufite indirimbo 3 ariko iziba ziri muri studio ari nyinshi. Ufite imishinga myinshi ukora muri studio? Yeah. Who is supporting Juru? Ninde uri inyuma y'ibikorwa bya Juru? Ninde ugusupporting? Support yawe ikura he mu muziki? Firstly ni papa wamfashaga. Ariko there is a time byageze biba ngombwa ko ntangira kumenya what I'm doing and n'ibyo nshaka gukora na music nshaka gushyira kuri global so natangiye kwishakishiriza nyine nifasha something like that, building a connection n'abandi bantu duhuye muri industry.
ubu aka kanya uri kwifasha kwifasha ariko ntabwo bivuze ko inama samani wenda papa atagira ute n'ibiki he does ariko there is a time nyine nawe ugomba ku search for some things ukifasha. Nk'umukobwa w'umunyeshuri uri gukora muri uruganda rw'imyidagaduro uri gukora imiziki ubibalansa gute kwiga gukora umuziki no gushaka ubwo bushobozi bwo gusupportinga nyine your talent ubihuza gute birakorohera cyangwa bimeze gute? No, of course ntago iyi industry yoroshye especially music kuko umuziki mu Rwanda turabizi ko usigaye udependinga ku mafaranga menshi amafaranga utayafite your music is really down. Icyo nkora nyine I build connection like nk'aba friends n'abantu bari muri industry of videographer artiste bagenzi banjye abakora muri journalism aba photographer ibintu nk'ibyo nyine nka building a connection kugira ngo binyorohere kwa avance. Niba nyine ikora video I'll be like ndabwira you nimubwira abyumve in some ways ibintu nk'ibyo hanyuma kwiga nyine ndiga of course I don't study every day kubera kugira ngo like ntabwo nabura umwanya wa studio so in some ways in some ways which are those ways? The ways are nyine ways zihari nuko building a connection no cyangwa un artiste mugenzi wawe ukamwereka ubushuti kugira ngo babandi nyine baza kugira okay niba ukeneye gukora video uraba miliyoni iki n'ibiki ukamubwira ko ubushobozi bwawe akaba yanakumva kubera ko muri friends so that's the case. Hajya havuga ibintu byinshi bitandukanye muri ino industry especially ku mwana w'umukobwa cyangwa ku muhanzikazi wenda w'igitsina gore. Wigeze no kubikomozaho mu kiganiro wigeze kugira n'abanyamakuru wigeze kuvuga ko harimo ikintu cya ruswa y'igitsina. Iki kintu koko kirimo muri industry yo mu Rwanda? Cyangwa rero sinzi niba bigenda bihinduka ariko birabatu byakubayeho can you share experience byagenze gute kuri wowe like I know ko biba ariko ngiye kubera ko every time nabaga ndi kumwe na papa wanjye in the studio bashootinga yabaga hari ahantu hose nyine yarandepozaga ibiki so ntabwo nabaga mfite umwanya cyangwa wenda mu producer ngagira umwanya wo kumbwira ngo things and this cyangwa uyu no so ariko icyo nzi nuko biba kubera ko iyo utangiye kwifasha tu utangira kubibona. Ubu ngubu wanavuze ko atangiye kwifasha ubu ngubu uri kubibona? Ntabwo mbibona ko yakora I'm getting used to it. Used to it nuko ngo uri kubimenyera nyine narabimenyera nako abantu bose baramenyereye urabikora se urabitanga bimeze gute nyine ntabwo ari ibyo the thing is abantu bakeneye ko niba ngiye umfashije nanjye mufasha in a lot of ways. Uri kubafasha mu buhe buryo? Ntabwo mufasha iki niba ubona ko ndi umukobwa uri talented ukabona ko impano yanjye iri worth yo kumfasha uramfasha. Niba ubona ko you can help me aside of other things I'm not in, I'm out kubera ko niba atari wowe uzamfasha hari n'abandi bazaza kumfasha so I move on. Hari ikiganiro wakoze ukomozaho ko hari umunyamakuru ugeze kuguhamagara ngo umusangiwe unatekereza ko ari ibyo bya ruswa y'igitsina nyine yashakaga byagenze gute? Can you share with us like ukatubwira uko byari bimeze, how was it, wanabashe kubigikuramo gute? Nyine ibyo byarabaye byo kungangunze interview iwe ariko umunyamakuru akwiye ngo ugende waguhe interview kubera ko that was my nibwo nari ninja muri industry iyo ninja muri industry nta bintu uzi ukeneye nyine guhumuka tu kandi udafite umuntu gufata ukuboko you're done so yarambwiye ibyo byo ndavuga ati se ama interview yakorera mu rugo wapi ntabwo bishoboka. Nese niki cyatumye utekereza se kari ibyo ashaka? Kubera ko ninjiye muri boro mbizi ninjiye muri music industry nzi ko ibyanze bishobotse ibi bigomba kuba tu it has to happen whenever nta uraba open ngakubwire ko ari ibyo ashaka like yaba producer narisi ushaka rabo umunyamakuru ukaba open akabikubwira
bakabikubwira nyine bigenda gute nyine dusangiza abadukurikiye bamenye uko biba bimeze kuko hari nk'umuntu udukurikiye atazi muri ino industry ingorane cyangwa akaga abakobwa bahura na kwenda iyo bari kugerageza gupromotinga ibihangano byabo. Dusangiza n'abadukurikiye kugira ngo wenda n'ubyumva ase nk'usobanukirwa neza uko bimeze, ubundi niba nutekereza kuzajyamo umuhe experience kugira ngo azaze azibyaje. Njyewe like buri muntu wese afite uko yitwara muri industry. Ntabwo ndi umuntu ukunda gushowing off cyangwa ukunda kujya mu itangazamakuru cyane. Iyo nafite projet I'm out. Iyo nafite projet nzanye cyangwa iyo nafite projet ndi gupromotinga I can't be in the media. Ntabwo naba mu itangazamakuru. So ikintu cyitwa ruswa y'igitsina whatever. Kuri se nk'uri kwica ku ruhande ngaho turi kuvuga kuri ruswa y'igitsina mu by'ukuri n'uyivuga ati ruswa y'igitsina kugira ngo umuntu amenye ko abyo turi kuvuga koko y'igitsina nyine nabikubwiye. Hanyuma ntabwo nabwira umukobwa ngo ushobora kuza muri industry ngo wiyizemo mu kubera ruswa whatever. Wowe niba uyijemo umenye uko witwara umenye uko witwara, umenye what you need, kubera ko nabo wenda uzayiha bazagira aho bavuge ati uyu nta kintu ari kumarira, icyo yafashaga n'ubundi byarangiye usanga bagushyize hasi. Birashoboka ko umuha akanakwigarama. Ibyo nagiye numva birashoboka kubera ko niba umuntu aguha, niba umuhaye kugira ngo playing indirimbo yanjye ishyire kuri playlist for a week cyangwa for a month, nkabona uyiplayinze rimwe, what else? Uhita nyine wibwira ko wamuha nanone. Oya inde no, icyo mubwira ni uko nyine ibyo biraba twagiye tubyumva abakobwa badeclininze, abakobwa batagikora ibiki n'ibiki, agiye utazi reason yabyo kandi ibihari. Nawe kuba umaze iminsi runaka udasora ibihangano, hari amakuru aturuka inyuma avuga ko ariyo mpamvu wari ukuntu nyine utabanye neza n'abantu wenda bimeze gute, tubwireho. Wapi man, ngiye mbana n'abantu neza. Ukabikora si ibyo nyine twashobokanye. Ntabwo dushobokanye. Wowe ubyitwaramo gute rero? Wenda tuvuge ndaguhamagaye ndi umunyamakuru ndakubwiye mu rugo iki, ubyitwaramo gutyo gihe? Ndakubwiye ati none se ibyo bintu nyine birashoboka ko wewe wanyivatinga in your house for just an interview. Wapi niba bidashobotse ko tujya kuri station yawe cyangwa aho usanzwe ukorera, ntabwo byashoboka. Like it can't happen. Nawe rero uhita ubimenya man, kuko ni ibintu biri normal. So tugaruke ku ndirimbo yawe yitwa Pango. Ni indirimbo wakorewe na producer Element. Nibyo? Wakorewe muri Country Records. Hakaba hari amakuru yaje ayikurikira avuga ko ukundana na Element. Ntabwo mwakundanaga? Kandi makuru yaje avuga ko Juru na Element ari ukuntu agatoki ku kandi. Abo rero baba bafite ibibazo. Kandi nawe wari interview wabyemereyemo. Ntitahito baguha ariko njye sinigeze mungare. Twumvise uvuga ko Element umwemerera. Mwemera nyine. Gute rero tubwiye? He knows how to work. Nta bindi bintu mwemereramo. Icyo navugaga nuko niwe muntu nagejejeho bore yanjye ushaka gukora indirimbo akaba ayifata vuba kubera ko ntakagorana. Wapi he catches things ako kanya. Hari undi producer rero ushyira indirimbo ngo nshaka imera gutya na gutya, ugasanga wapi birasaba kujya muri details nyinshi, ariko we good. Icyo nicyo mukundiye. So mwamaranye nk'iki kigana si ikindi kigiye in the studio? No. Nta handi hantu twahurira gusibye muri studio. Happy. Mwahuriraga muri studio gusa? Studio kandi ntabwo ufite 2 days cyangwa 1 day kugira ngo birangire. Wowe mwamaranye igihe kingana iki? 2 days. 2 days in the store alone? What? Alone?
alone nyine wow. Ese icyo gihe mumeze gute nyine ako se sangiza nk'abantu bakurikiye that is working wowe na element muri studio iminsi ibiri bro that's work byarakazi kose nyine kugira ngo urangize indirimbo nta mwanya ufite ibindi bintu ikiba gihari ni uko mwumvikana like hari ukuntu ngewe bingora kwandika kamfasha hari ukuntu biba bimugora gutyo na gutyo so time yo kuvuga ngo we have our times alone doesn't happen kubera ko byonyine aba afite schedule y'abantu benshi nawe waje utonda umurongo nk'abandi so by'ukuri ukuntu mwagumyize mukundana kapi byari amagambo gusa cyane utekereza ko byakomokaga ese nta kuntu mwari mufitanye umubano udasanzwe abantu bakaba bakeka ko mukundana cyangwa se utundi tuntu nyine tutwigaragaza bro wapi ntabwo nakundanye na element hari icyo wamugayaho element kiki ni umusore udasebetse wapi mwiza he's good he's handsome nk'ibyo okay it doesn't mean ko twakundanye whatever no wansabye compliment ndaziguhaye full stop okay ubu nisagusabye ko mukundana wabyanga wapi ntabwo nabyemera nagusabye ntabwo wabyemera ego ubwo se namyemerera iki ahubwo se waba ubihankanira iki wamuvuga ko ari his good is handsome ntabwo kuvuga ko uri umugabe wujuje ibintu byose I will date you cyangwa you will date me kubera ko ntabwo tuziranye so it will just take time kugira ngo tumenyane tu okay muri love life wenda tubihuze n'ibi bya element byo kuba mwarakundanye ukaba uri no kubihakana ufite umukunzi uri single and you can't date elements and I am searching okay single and not searching single and proud very uheruka kugira umukunzi ryari juru last year mwatandukanye gute mwatandukanye gute gutya nyine kuna abantu batandukana si gutya twaratandukanye it's just normal okay I was spending almost 3 years so mwari muri imyaka 3 muza no gutandukana okay utekereza ko uruhande rwatumye mu gutandukana kwanyu ni iki kintu utekereza ko nyine like why ni cyabatandukanyije ni ibihe bitandukanye abantu nta makosa nta ibihe bitandukanye abakunzi that's what I heard or ariko nibyo ibihe time like I'm chasing my dream he's chasing his dreams kandi ntibihura so that's all we have kugenda muri separate ways kugira ngo buri wese searching it for what he needs or what she wants okay so nkuko nabibabwiye this is the other side show turi kumwe na Juru Ornella n'umuhanzi ufite indirimbo zitandukanye wakoranye na element ngo bamaranye iminsi ibiri nkuko yabitwibwire muri studio ubwo ngubwo nyine nubwo namwe murabyuma muri abantu bakuru so Juru Ornella ufite umuhanzi ufata nk'icyitegererezo muri Africa who is that wari kuza benshi ariko I had Tiwa Savage watumirije akarimbo ka Tiwa Savage ukunda cyane kakwinspira gati uyu nguyu niyo wanjye turirimba akarimbo ka Tiwa Savage gatoya kabisa k'abantu bakira no kumva koko wa mujuru niba ari wajuru koko tutaba tubure twazana undi akore mu nganzo reka kure mu nganzo abereke kari wa wundi koko niwe turi kumwerega ntago nibuka indirimbo yose ariko narimba kaboro it's all fine kabisa kuramo akantu gatoya abantu dukurikiye nyine bumve kari juru ukunda Tiwa Savage cyane ko munasa mukunda niba ntawe urabikubwirwa nyine turaswisoma muri comment mukomeze muratwandikira muri comment mutubwire uko ibintu bimeze mutubwire umuhanzi mushaka uzabazanira ubutaha ubu turi kumwe na Juru muduhe like and comments munashare kino kiganiro ku bantu banyu ubu ni Juru turi kumwe reka turirimbira akantu ka Tiwa Savage hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu Tiwa Savage this one year whiskey do you and mama make you promise this guy never
My whoa, girl, you done make me shiver. You gonna make me shiver. Robots get scared, If not be you, then tell me who. Them go something. Nobody messing with my boo. Wow. Bamwita Juru Ornella. Juru, hari amakuru yigeze kujya hanze aguhuza na kampani yindi, ni label ifasha abahanzi yitwa May Music Label. Bavuga ko ugiye gusohora indirimbo muri icyo gihe, ngira ngo ni umwaka ushize, nta nubwo ari kera, muri 2022. Byagenze gute? Mwashwanye nta ndirimbo nimwe murakorana, byagenze gute? Nari recordings in the studio ariko mpira ipfa ku munota wa nyuma tu. Byapfuye gute Juru? Let's say ko hari our manager badashobotse. I mean, ntabwo njyewe vi yangiye kuririmba igarukiye mu Rwanda. Wapi? I have envie yo kuririmba nkagira hanze nkagira hehe. So tugira ikibazo cy'abamanager bagifite imyumvire yo hasi, bakumva ko uraririmbira abanyarwanda gusa. Let's say ko ugomba kubanza gufata public yo mu Rwanda, public yo mu Rwanda kugira ngo uzajyane no hanze, ariko still I need to make some changes. Ntabwo ngiye nzajya kuririmba nk'aba bose. When I want to sing like terms, like Irstar, nk'ibyo, so ntabwo njye nahuye nyine n'umumanager ameze gutyo, like tujya muri studio akambwira ngo ririmba ibi. I am being myself that time. Ntabwo mba nyibaye ngewe cyangwa ntabwo mba nyishyize hanze ibihangano byanjye, biba ari iby'umumanager. So naho byapfiye, ariko projet yari gusohoka tu. Iyi projet mwari muri gukorera hehe? Kwari harimo abaproducer benshi, harimo Logic, harimo witwa Mantra, harimo Holy. Mwapfuye ko ashaka kuririmba ibyo washaka. Yeah, that doesn't work. Okay. Ubu se uteganya ko hari abandi mwazakorana nyine wenda? Yeah, probably. Kandi nkorana nabo. I work with so many producers. Managers. Yeah. No, kuva abone bo mperuka. Ariko ntabwo bivuze ko mbonye manager namwanga. Yeah. Like in this industry ukeneye manager for real. Yeah. Kugira ngo agufashe all things kubera ko ntabwo wabyifasha. So ariko nanone utakugora tu. Manager kubwa ati jya muri studio, be yourself. Shaka umpereze igihangano cyawe. Utangiye ngo ndashaka ngo uririmbe nka King James, uririmbe nka Knowless, uririmbe whatever. Be yourself. Wako twese nubwo turi mu muziki ntabwo dukora mu muziki. Ugitangira umuziki wakundaga kugaragara uri kumwe na Alex Muyoboke, yakunze no kugaragara asa nko gusupportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yabarigeza ko managingaho? No. Ntabwo yamanaginze. Ikintu yamfashaga ni connection. Connection, videographer, journalists, nk'ibyo. Naho ku managinga ko ntabwo yamanaginze. I told you my father niwe wamanaginga that time. We icyo tujya kwa ariko twinjiraga muri industry, yaradufashaga akaduhuza n'abantu nyine gutyo. Ubu ntabwo wakibafasha? Wapi? Umubano wawe na Muyoboke wawe describinga gute? Ni gute wasobanura wenda kuko yakunze no guhamagara no kuri radio nko mu kiganiro, ukumva nyine ari kugusupportinga byataye. Umubano wawe na Alex Muyoboke muri industry ufata gute, describinga gute, usobanura gute? He's a good guy. Ujya kwinjira nyine muri industry akugira inama ibi n'ibi birimo nawe nyine kugenda ubizi. Ikindi I thank him kubera ko yagiye promoting for a long time. Amagara ku mahadiyo, yavugisha abanyamakuru, posting my songs on his Instagram, whatever, ibintu byose nyine. I thank him. Umubano wanjye nawe ntabwo uri deep cyane, ariko nyine nari mukeneye kubera ko nari nyine umuntu pushinga tu, umuntu nyereka ikibuga nje n'ukuntu kimeze. So
it was nice. Ni ikihe kintu utishimiye mu gihe wamaranye na Muyoboke? ntacyo kubera ko twahoraga turi mu kazi gusa. Okay. So Juru Onera ugeze ko muza ko wamaze iminsi muri Country Records ukorana na Element. Hari umusore uherutse kwitaba Imana muri Country Records bita Kinyoni. Wari umuzi? Yeah, nari muzi ari inshuti yanjye. Niki watubwira kuri Kinyoni? He's a good guy. Ninjira muri Country Records niwe wanyakiriye bwa mbere kumva yafashije no kwandika indirimbo. Like he's a good guy, like a good guy kwereka what you're going to do. Kubera ko nazaga hariya ntazi malheureusement ibyo nje gukora, like nje kuvuga ati okay I'll go on the microphone ndirimbe ibintu bimeze gutya, ariko wenyine we na Element barakwereka this and this and this and this, akumenyereza na studio, like uburyo nyine uba aheza ahantu hose. So it was nice. Ukimenya ko yitabye Imana byakiriye gute? Actually yitabye Imana hashize like 2 days amamagaye nyine ambwira ko afite projet izahuriramo na All Stars ariko upcoming, ariko mbwira ko tugomba kwandika, and nabaye confused kubera ko ntabwo numva ukuntu umuntu twavuganye ejo bundi bakavuga ko yapfuye. Actually ntabwo nabanje kubyumva, ahubwo manager amupostinze nibwo nabonye like this is real. So ntabwo byari byiza tu, it was not good, especially in music industry. Kinyoni yafashije abantu benshi kwandika, benshi n'aba legend. So music yabuze intwari tu, cyo navuga. Byarakomeje cyane. Is that a question to ask? Hanyuma rero hari amakuru agiye hanze mu minsi ishize avuga ko abantu benshi babivuzeho, ntabwo ndi kubikonfirma ariko abantu benshi barabivuze ko Element yaba yararuze Kinyoni. Yararuze nde? Kinyoni. The hell? Happy. Mu gihe wamaranye na Element utekereza ko ari umuntu wakora ibyo bintu? Ntabwo bibaho bro, kubera ko those guys bari bameze gutya. They were friends, like friends for real. Sinzi rero ukuntu byagenda kugira ngo barogane. We haba ayo makuru barayumviseho? Yeah. I heard it. Na scam ya Element uvuga ko yavuye muri Country Records. I heard that. Okay. Ubyakira gute ubona uwo mwamaranye iminsi 2 mwavuzwe mu rukundo, mwarakoranye ukora indirimbo, iyo wumva ashinjwe ibintu nk'ibyo ngibyo ubyakira gute? Ntabwo ari ibyo bro. Ntabwo ari ibyo, like media ikorerega amakuru ishatse, so ntabwo amakuru yose ava muri media bariyo, so ntabwo ari ibyo. I don't know, ariko si ibyo kubera ko bari bafite ubushuti budasanzwe. Uri kuvuga ko bari babanye agatoki ku kandi anopujubwe yaravuze ati umuntu wishe muri umuna wanjye n'umuntu w'inshuti yanjye twizeranaga cyane kandi banabanaga muri Country Records. Abantu benshi bahera bavuga ko ari Element. Rero Country Records harimo abantu benshi, benshi, like a lot of people. So I don't get how Element we yakwifata akaroga Kinyoni. Man, Kinyoni ariwe wamuzanaga n'abahanzi bibaho se? Bro, wapi? Ntabwo nyine nabo baratekereza ko mu bantu bose bari hari Element bazana ko ari wo murozi, uko nibibaho. Iyo yaba ari indi beef. Kuri wowe ntabwo ubona Element yica Kinyoni? Okay. So bamwita Juru Onera. Juru, mbere yuko wenda tugana no ku musozo ndashaka kugira akantu gato nkubaza. Hari abakobwa baje nk'abahanzi muri ino industry ariko ugasanga hari ukuntu bari kwitwara kuri ibyo bintu twavuga twize komeza kuri ruswa y'igitsina tugiye ko nayo wayatswe ariko ntujye kwitanga. Abo bakobwa bakaza no ntugabona bambaye ubusa basa nkaho bari kuseducinga n'abo banyamakuru cyangwa aba producers. Ibyo bintu bibona? Yeah. Erega akamubwire rero bro, iyi music ntabwo ari kujya muri office ngo wicare
ngo nambare ishati nshyire ijipo njye hariya. Music, you have to act like music. Music ikeneye kujya hari ugakora ibintu bidasanzwe, ikeneye kujya hari ugashyiraho outfits zitigeze zambarwa n'undi muntu, ikeneye kujya hari ukiyerekana real you, like real music. Ni nacyo kintu hanze bakora baturusha, like ubona nyine bo barateye imbere tu. Ariko this country ho wambaye ikintu kiwambaye ubusa, noneho kuba unakora music byo byitwa ko wanarangiye, byarangiye. So icyo nabwira abantu, like abo bakobwa ukeneye gukurura abantu, ukeneye ko bumva ton yawe y'indirimbo, ukeneye ko bumva music yawe, nyine urakora ikintu kibashitura. Kubashitura no kwambara ubwo busa. That's how music works. Niko bigenda. Ariko se wambara ubusa gute? Wambaye ubusa se uko wavutse? If I'm wearing short things, that's fashion. Niba wowe nyine utabibona, who cares? You move. Don't joke with fashion. Don't joke. Bamwita Juru Ornella. Juru, none se kutubona n'abandi babifata nyine bakajya no bakanaposta ku mbuga nkoranyambaga zabo, ubundi like wagize nk'ikintu babwira, gira nk'ikintu babwira ubundi, how do they need to act? Need to act like what? Ubipostinga se kwambaye ubusa? Ukaza ukabona nk'umukobwa ari gushaka support, ari kuzamuka yambaye ibintu utamenye ibyo ari byo, ariko noneho by'ubusa kwawe n'umubyeyi avuga ati umukobwa wanjye koko yararangiye. Nta busa burimo broski, wapi, nta busa. Let me tell you, man, iyi music abantu nibatazana impinduka, ibintu ngo bihinduke, ari fashion, ari iki, ujya ureba nk'ama red carpets yo hanze, ariko ubusa ama red carpets yo mu Rwanda abantu bambaye ibintu bisa. Nta muntu ushobora kuza wenda yambaye nk'inyama cyangwa yambaye impu z'iki cyo byonyine. Damn, you need to introduce something new. So wambaye ukwambara ubusa wakora iki? That's fashion. That's fashion. Ntabwo navuga ngo ni fashion, maybe abipostinga wenda biranabinjiriza, that's what they do, that's their job. So you can go there ngo judging umuntu yambaye ubusa ibiki n'ibiki kandi biri kumupayingira her bill cyangwa his bill. You chill, mind your own business. Okay. Yeah. So mu by'ukuri we ntubifata nk'ubusa cyangwa ibintu bisebetse by'umuco bidatesha agaciro umuco, ubifata nka fashion. Umuco, what is that? Niba ngiye mu bukwe gusaba no gukwa ndambara imikenyero, niba ngiye muri reception ndambara uko nshatse. So time y'umuco irahari na time yo kumva ko like hari iyindi si abantu bari kujyamo. Niba ngiye kumodelingira for Dior cyangwa for iriya bita Chanel cyangwa any company ikora ibyo biboro bya fashion, ukabona nje nambaye bikini, I'm working, my dear, that's my job. So niba iri kumpayinga wowe ukumva ko nambaye ubusa, I don't care, ntabwo ngiye mbyitayeho as long as I'm chasing my dream, kubera ko biranakomeye. So nta busa buba burimo. People should chill. Ni uwuhe muhanzi w'umugabo mu Rwanda ukunda? Sha ubona akundaga yarapfuye. Who was that? Buravan. Oh. Byarakubabaje? Yeah, of course. How was it? Ni wakiriye inkuru we had even something came up. Project? Okay. Yeah. Tubwire. About what? That project ofisanye na Niba. Nari mfitanye projet nawe, indirimbo yaranditswe yararangiye, get kindi byabaye like 2 weeks ahita ajya mu bitaro. So nanjye nayo yihagaritse, ntabwo nari kwikorana njyenyine kandi I was supposed to work with him because niwe wari favorite wanjye nyine. So that's it. Yarako nta nubwo twari recording, we had a project turi muri studio kwandika byarangiye whatever, igisigaye ari recording mastering bikarangira. So ntabwo nyine chance yabonetse tu. Ukimenye ko yitabye Imana byakiriye gute? It was sad, man. It was really sad. Bro, urababara tu, uziko ubabara utaruzi. Hari n'abantu bababara batari banakuzi like face to face cyangwa bagize, ariko bazi ko watanze influence nini mu bantu, like he spread a love. So
nta muntu ari kubyishimira ku giti cyawe especially wenda wowe mwari mufitanye project wari umuzi in person. njyewe narababaye kubera ko so brozi like umuntu kuva mu buzima nyine ntiyongere kumubona. Like I would see his songs and be like it's not real. Ntabwo nyine byabaye ibintu nk'ibyo ni urababara man, like urababara uko waba umeze kose kubera ko my mom cyangwa dad wanjye ntabwo yari amuzi face to face ariko yarababaye kundusha. Yeah, so it was not good. Okay, so ni ikihe kintu kuva aho watangira karere y'umuziki kugeza uyu munsi cyakubabaje cyane kurusha ibindi? Cyambabaje kiri cyambabaje watangira karere muri music industry. Yeah, bikaba rudakorana cyane muri entertainment industry. Ko byambabaje ni byinshi. Byambabaje ni byinshi uretse ko kumbaza kimwe ni ikivuga kimwe hari kiba cyarakubaje cyane kikabiwana ukavuga ati iki kirambabaje koko. Icyambabaza nako ntabwo cyambabaje like personally ifite y'umu manager bro uwo mushya washaka kumanaging personally mfite. I was like okay reka ndebe ko niyemeje ibintu kuko ndabikora. It wasn't easy. It wasn't really easy because ntabwo twahuzaga tu like we wouldn't match. Yeah. Kuba yarifuzaga gukora w'ibyo yifuza nibyo byakubabaje cyane. Nibyo byambabaje kubera ko at least uri kumva man like chasing ushaka umuntu ugufasha wiruka uvuga ati ubusa n'iki mubone noneho mubonye nawe ambere ikigeragezo. Like I was like nuna recording producer yumva ko harimo amarira, yumvaga ko I'm not being myself. Aragera akambwira ati taha ujye kuruhuka. So hari nyine abantu baza kugira ngo bakufashe they beat you down. So okay, alright, bamwita Juru Omela. Iyi ni the other side show, turi kugerageza kureba behind the curtains what's going on, bimeze gute nawe uri kugenda anamarangamutima akazamuka mukabibona ko agenda kurira nyine kuko byaramubabaje byatari. None se Juru ni ikintu nko cyagushimishije cyane niyo ukibutse wumva ukoze nk'amarira wenda agiye ugira muri industry? The first time papa mbwira ngo turabyuka tujya muri studio ku recording, that was damn. Aravuga ati okay finally. Noneho njyewe naragigiye kera, naragigiye ishuri ntaryo niga. Vuga ati reka uranagiye ku Nyundo ntabwo byashoboka. Ariko wapi aravuga ati jya kwiga bro, jya kwiga rebu hari kubone. Uyivemo aho ujye muri university wige masters. So nyiraza high school papa yabonaga ko ari ibintu nashatse kuva kera like for real. Kubera ko banankubitaga tu kubera amakayi nari yuzuzaga ama lyrics whatever kubera muri primaire. Iyo step genda ufata umubyeyi abona ko you wanted this so badly. Akirirwa mbaza se urandika ukora iki kurya. The next morning nibwo yafashe inzira tugenda to recording. Ubona byishimiye Imana namuraga mva narira. Ubona byishimiye ukagira ngo niwe ugiye ku recording. Wita Juru Omela ubu aradukurikiye cyangwa zareba kino kiganiro, gira ikintu ubwira umubyeyi wawe. Sha ibyamubwiye ni byinshi ariko ndamukunda for intambwe yonyine nateye. I'm not a star but I'm about to be. Nzanamuba ariko navuga ko natangiye gukabya inzozi zanjye kubera we kuko niwe wafashe first step kugira ngo aho ndi naho mpagaze n'abanzi bamenye. So I love him, he supports me in every kind of way. Nubwo nyine ubu hajemo akantu kaga free space n'ibiki ariko he still owns that respect kubera ko yarafashije bihagije. Abana b'abakobwa bari kuzamuka muri uno muziki bashaka gutangira urugendo rwo muri ino industry,
wabahaye tips ni iki kintu bakwiye kuba bazi, bakwiye kuza bazi, bagira inama kugira ngo bazaze batazagwa mu ruzi barwita ikiziba? Okay. Ikintu bafite kumenya ni uko you have to be yourself. Ntabwo ugomba kujya muri music industry umuntu akubwira ati act like this, sing like this, sing. Be yourself, uduhe ikintu gitandukanye n'icy'abandi. Ikindi bagerageza nyine kugira abakobwa kenshi ikintu kibagora no gufacinga kamera. Even acting, like they have to act like real acting, bakabimenya tu. So icyo nababwira ni uko they have to, bafite kuwukora kubera ko turi bake, bamwe twara breaking it down, bamwe baravamo, bamwe barayute. So we need a lot of females in this industry kugira ngo nyine dukomeze tuzamure flag yaba women muri industry. So they don't have to fear kubera ko uza muri industry uzi izahuriramo nabyo challenges whatever, ariko iyo you stay in the positive ukabicamo, it's done. It's all fine. Batwita The Other Side Show, mudusanga kuri The Main TV ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Uyu munsi twari turi kumwe na Juru Ornella, n'umuhanzi yatuganirije twagira ikiganiro cyiza byatari. Bamwita Juru Ornella. Niba dushaka kudukurikira jya ku mbuga izo zose nkoranyambaga wandikemo The Main TV, urahita ubona ikiganiro cyacu cya The Other Side n'ibindi biganiro dushyira kuri channel yacu ya The Main TV. Mbere yuko dusoza, Juru agiye gukora mu nganzo yongera turirimbira indirimbo iyo ari yo yose yabiye cyangwa y'umuhanzi akunda, kugira ngo ntudusoze tumeze fresh byatari tunasoza nyine. Juru hari akaririmbo maraye. Yeah, I was singing a little. By Justin Sky na Tiger yitwa Kuri. Did you heard of that song? Yeah, I heard it. Is it good? Yeah, it's good. Ugiye no kugira ngo nyine abadukurikiye banumve uburyo ugiye kuyiririmba nyine nabo wenda banayikunda. Who knows? I've been knowing you for long enough, damn, I need you right now. You can take your time, don't have to rush this. My tech is so out, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you hear me, don't just say you work, got no time to play. Wow, that's a wow. Nuko twanganaga batwita The Other Side Show, ni kuri The Main TV. Kora subscribe kuri The Main TV, ujye ubana natwe kugira ngo ujye ukande n'akazogera kagira na subscribe, ujye ubana notification ikubwira ko ari ikiganiro dukizeho aka kanya, buri kanya nyine, buri munsi, buri gihe ujye ubana natwe. Twitwa The Other Side Show kuri The Main TV everywhere, kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Twari turi kumwe na Juru Ornella. Bye, ciao.